Ndabasuhuje cyane, mwe dukomeza kubana kenshi kuri Niva Paula Vlog, murabizi rero turi kuri story, reka dukomeze na episode ya 8. Twari tugezeho duherukana ubwo John yari atewe n'umudayimoni akaza gukizwa na Stella. Nibwo yamunabonanye umukufe umwe gusa rukumbi John yaguriye mama we ku isabukuru ye. Byagenze biti? Turakomeje, turacyari ku ruhande rwa John, nuko arandeba maze arambwira tumeze neza. Nahise mpaguruka vuba ariko ndimo kureba mu ijosi rye, nawe arandeba arabibona ubundi ahita areba kuri wa mukufi. Ubwo agiye kuwusubiza mu mufuka mpita muhagarika mufata ukuboko, yandebaga bidasanzwe, ntabwo nari narigeze kumukoraho na rimwe kuva twahura. Uruhu rwe rwari rukonje kandi rworohereye, nuko mpita murekura nongera kureba kuri wa mukufe nanone ndi hafi yawo. Nyuma y'amasegonda make ndimo kuwitegereza, yahise awuhisha mu kiganza cye kuko ntabwo yumvaga impamvu ndimo kuwitegereza muri ubwo buryo. Nuko arambwira ati wagakwiye kuba uri kunshimira kubwo kuba ngutabaye ubuzima, kuki uri kwitwara gutyo? None wowe icyo uri gukora ni ukundebera umukufi gusa? Namufashe ku rutugu mwitegereza mu maso he ndetse no kwihangana byananiye, maze ndamubwira nti uyu mukufi wawukuye he? Ndakwinginze mbwira. Nuko nawe afata ukuboko kwanjye akwikuraho ndetse anarakaye cyane, maze arambwira ati tuza, ubundi ni ukubera icyo uri kwifata gutya? Nuko nanjye ndamubaza ndetse ndi no kumwitegereza nti ndakwinginze mbwira, kuko uwo mukufi ni njye wawikoreshereje kandi nta wundi wabona umeze nkawo. Ubwo nari ngiye kuwuha umuntu w'ingenzi mu buzima bwanjye nk'impano. Aka ni ko kaye konyine nakoresheje kameze gutya, nta wundi muntu uzi kugakora nk'uko gakoze, none ni gute ugafite? Ndavuga wagakuye he? Nuko akimara kwikuraho amaboko yanjye arandeba maze ariruhutsa cyane, arambwira ati nanjye ntabwo nzi impamvu ngafite, icyo nzi ni uko nkamaranye imyaka 3 yose. Nari nzi ko ari impano nahawe n'ababyeyi banjye cyangwa umuhungu twakundanaga, ariko nta n'umwe nibuka muri bo, nta nubwo nzi ukuntu napfuye cyangwa icyateye urupfu rwanjye. Mu myaka 3 ishize uyu mukufi wawe nari nkufite, nongeye kumwitegereza noneho nanjye bitangira kunshanga. Yavuze imyaka 3 ishize ndetse ari nayo mama wanjye yari amaze apfuye, maze nkamureba ubundi nkibaza nti ese byaba bifite aho bihuriye? Ese byashoboka ko baba barapfiriye umunsi umwe cyangwa ahantu hamwe? Kwihangana byarananiye maze ndamubaza nti ese waba wibuka itariki wapfiriyeho? Wambwira aho wapfiriye? Nuko arandeba ariruhutsa maze aransubiza ati none se ni gute wumva ko nakubwira ibyo byose kandi nanjye ntazi uburyo napfuye? Nakubwiye ko nta kintu na kimwe nibuka ku rupfu rwanjye cyangwa uburyo nari meze nkiri muzima. Narebye mu muhanda mbona burije ndetse ku isaha yanjye mbona ni 2:15, maze ndamubwira nti reka tuve hano, ni bibi kuri njye kuba ndaha. Nagiye by'imiti naguze nabyibagiwe kuko nta buribwe nari nkirimo kumva, byose byahise bibura nkibona wa muzimu w'umudayimoni. Nuko arambaza ati tugiye he? Ndamusubiza nti mu rugo iwanjye. N'ibyishimo byinshi ati ni ukuri? Kubera iki? Uri gupanga kumfasha? Ntabwo nigeze musubiza, nkomeza kwigendera. Tugeze mu rugo nicaye ku ntebe iteganye niyo nawe yari yicayeho, maze nkomeza kumubaza ibibazo byanjye nti mbese ubwo wavuze ko utazi nyiri aka gakufe? Azunguza umutwe maze aransubiza ati icyo nzi sinzi rero uko nakabonye. Nuko arandeba maze arambaza ati ariko se ni ukubera iki kagushishikaje? Nuko musubiza neruye nti kubera ko ari impano nahaye mama wanjye. Biramucanga arambaza ati byashoboka gute? Ubwo se ni gute noneho kaba karangezeho? Ndamusubiza nti ntanjye ibyo nibyo ndi kugerageza kumenya, kuki ugafite? Ndakomeza nti birashoboka ko hari ikintu giteye ubwoba muri ibi bintu. Nuko arambaza ati ese ubwo naba narigeze mpura na mama wawe? Ndamubaza nti harya ngo nta kintu na kimwe wibuka ku munsi wapfiriyeho? Aransubiza oya ntacyo. Ahita ahagararaho gato arimo gutekereza, nuko arambwira ati yego hari ibintu nibuka ariko bitari ibya kera, ariko ntabwo bisobanutse cyane. Numvisha avuze gutyo mpaguruka aho nari ndi mwegera ndamubaza nti wabimbwiraho? Nuko arambwira ati ntabwo mbyibuka neza, ariko ndibuka ko numvise ijwi ryanjye ubwa kabiri nkumva n'irindi jwi ry'umusore. Nari ndimo kurira ndimo mwinginga ngo antabarire ubuzima, ariko nawe akambwira ngo
nakererewe ngo wenda azantabara mu bundi buzima, ngo urabeho mukundwa, ndagukunda. Maze ahita antera icyuma mu nda gityaye. Nyuma yo kuntera icyuma nta kindi numvishe uretse isumo ry'amazi. Ibyo ni byo byonyine nshobora kwibuka. Ndamubaza nti ubwicanyi ubwo bivuze ko wishwe n'uwo musore wibuka? Uravuze ngo isumo ry'amazi? Nuko nanjye nkomeza kwibaza ibyaba byarabaye mpereye ku byo ambwiye. Ndavuga nti ibyo ntabwo bisobanutse. Bivuze ko hari uwaguye mu mazi cyangwa no ko numva ari amayobera? Ibyo ni byo ubasha kwibuka byonyine? Arasubiza ati ibyo ni byo byonyine nshobora kwibuka. Nahise numva bincanze, ntangira kwishima mu mutwe maze nkibaza nti hari ikintu kibyishe inyuma. Ese iryo sumo ry'amazi yaba ari igihe mama yagwaga? Cyangwa se igihe umuntu yamujugunyaga mu mugezi ahagaze ku kiraro? Niba ari uko bimeze se ni gute uyu mukobwa yaraba yarabonye uwo mukufi? Mana yanjye, ibi biranshanze pe. Ese John azamenya ko uyu mukobwa yabonye uyu mukufi? Azabona uburyo yawubonyemo se? Nibyo turi bukomerezeho muri episode ya 9. Ntujye kure, ni kuri Niva Paula Vlog, njye tuba turi kubana ndi Cynthia nishimye.